twabyise impinduramatwara mu bukungu riri kuzanwa n'ikoranabuhanga. Nibyo koko ni evolution economique cyangwa se economic revolution. Iyo revolution rero kugira ngo nawe ugendane nayo nuko ugomba kumenya uburyo ikoranabuhanga rikora. Turi kuvuga blockchain, harimo ibintu bya crypto mwarabyumvishe ko na banki nkuru y'igihugu ifite ukuntu iri kubitegura cyane cyane kubigenzura. Murabizi ko bigitangira ntabwo leta yabyumvaga, yumvaga ibintu by'abatekamutwe, yumvaga ibintu birimo scam, ariko nyuma yuko imaze gusobanukirwa ko ariho isigana naho u Rwanda rwahungira ibiri kugenda bikorwa ku isi, kuko Rwanda ntago ari umudugudu. Niyo mpamvu habayeho gahunda yo kugira ngo bategure amategeko abigenga ndetse banashyireho n'itsinda ryihariye rigomba kujya ribigenzura. Ni ikibazo cyiza, ariko muri rusange usanga iyo bivuze mu Rwanda, iyo uvuze blockchain cyangwa se cryptocurrency, ni imwe mu navuga ngo muri topic zidakunzwe kuvugwaho rumwe bitewe n'uburyo abantu bamaze kwigiraho wenda experience itari nziza cyangwa se uburyo bwo kuyikoresha butari bwiza, ariko ntabwo ari uko ari bibi. Ariko siyo ntego nyamukuru iri mu bijyanye n'iyi ntego y'imyaka 5. Mu bijyanye n'iyi ntego y'imyaka 5 mu by'ukuri muri rusange ni ugutuma abantu bakoresha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu guhererekanya n'amafaranga biborohera. Dore igisubizo kirambye ku kurwanya imibu itera malaria, amasazi, ibinyenzi, inshishi, imperi n'utundi dukoko twose duteza umutekano muke mu ngo zanyu, kwa muganga, mu mahoteli, amaresitora, mu mashuri n'ahandi. Agropy Limited ni uruganda nyarwanda rubazaniye imiti yabugenewe irwanya utu dukoko twose. Tunaguha serivisi zo gutera iyi miti irwanya udusimba mu busitani no mu mazu mato na manini. Tubafitiye kandi imiti y'umwimerere irwanya uburondwe n'isazi z'amatungo, uburima bwangiza imboga n'imbuto n'imiti ihungira imyaka. Abakeneye imiti yose cyangwa serivisi zacu mwadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788861194 cyangwa 0738861192. Ubwoko bw'imiti ya Agropy Limited burizewe ku rwego mpuzamahanga, cyane ko tubifitiye uburenganzira twahawe n'ibigo bibifitiye ububasha hano mu Rwanda no mu mahanga. Yes, tubaye ikaze nanone mwese mudukurikiye, by'umwihariko abari mu Rwanda, abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari mu bice by'Uburayi, abari muri Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabizi ko mudukurikiye muri benshi. Tubaye ikaze nanone rero hano kuri PN Info Africa. Njye basuza ndi Placide Nyinshuti nk'ibisanzwe, tuje kuganira kuri gahunda yihariye irebana n'ikoranabuhanga mu by'imari, niyo bise FinTech Strategy. Tunarebere hamwe n'icyo iyi gahunda ivuga ku bijyanye na blockchain. Blockchain murabizi ko ari rya koranabuhanga rigizweho, riri kugenda rihindura byinshi, cyane cyane ko naryo ryubakiyeho iri faranga koranabuhanga dukunze kuvuga. Aya mafaranga yose koranabuhanga tuvuga ni koranabuhanga ryubakiyeho crypto, ndetse kandi akandi koranabuhanga rizahindura byinshi cyane cyane mu bukungu bw'isi. Turaje kugira ngo tuse nkaho dusobanukirwa ni gahunda y'u Rwanda, ni gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 5. By'umwihariko ni gahunda yatangiranye nyine n'uyu mwaka, n'umwaka utaha 2025 ikazarangira 2029. Ni gahunda rero igamije kugira byinshi ifasha abaturage, abacuruzi, abashoramari n'abandi bose bari muri sekteri y'ubucuruzi ndetse n'ubukungu. By'umwihariko rero ariko mu bakoresha ikoranabuhanga. Nimvuga ikoranabuhanga mwumve ko ibintu biri kugenda bihinduka. Iyi telefone mfite ahangaha yabaye bank, ngira ngo murabizi. Iyi telefone mfite hano yabaye amafaranga, ngira ngo murabizi. Ni ibintu abari mu Rwanda bo barabizi ko bisigaye bigoranye kujya kwishyura ukoresha amafaranga, ndavuga amafaranga izo twita inote cyangwa se ibiceri cyangwa se fiat money. Ntabwo ni hake cyane ushaka kugenda ukeneye serivisi cyangwa se ukeneye igicuruzwa runaka ngo ube wakibona. Hari naho bashobora kuba batakiguha, uretse ko bitabujije gukoresha fiat money cyangwa gukoresha inote n'ibiceri, haraho bikemewe. Ariko ngira ngo ndavuga urugero nko mu motari, ejo nateze umumotari ngiye kumwishyura inote y'ibihumbi, namwishyuye inote y'ibihumbi 200, yarantwariye ahantu '5. Arambwira ati ntabwo wanyishyura ayo mafaranga, ati shaka mobile money. Aho hantu ngewe narindi rero ntabwo nari mfite amafaranga kuri mobile money, nari mfite amafaranga nyine izi fiat money, nari mfite inote. Nkuramo inote ya 200 ndayimuha, ariko umumotari aransembera, arambwira ati wowe kabyarawe ntabwo ibyo bintu ntabwo bigikora. Ati banza ushaka ahantu ubitsa ayo mafaranga yawe, hanyuma unyishyure 5 kuri mobile money. Niko byagenze. Yarongeye ansubiza hafi ya twari tuvuye, nshaka umuntu mu agent wa mobile money, ndayabitsa mbona kumwishyura, ansubiza
aho yaranjyanye. Bivuze iki? Bivuze ko umuco wo gukoresha inoti n'ibiceri kugenda ucika, ahubwo ikoranabuhanga niryo riri kugenda ryimakazwa mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse kandi no mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ndakomerezaho nta kibazo, n'agakawa wagashyiramo nta kibazo. Ubundi hano kuri tuba turi kuri iyi channel ni ukugira ngo twisanzure, nacyo kirundi ikoranabuhanga ryaje. Uyu mushiki wacu yaratuzaniye ka cyayi kugira ngo ka kofi kugira ngo tuganire, turi gusesengura ibintu bifatika. Yego, ndi kumwe n'umuvandimwe hano rero, nubwo atagaragara niwe uri kudufasha gusesengura ndetse no kuduha talking point. Hanyuma icyo navugaga nuko umuco wo gukoresha inoti n'ibiceri kugenda ucika. Ndavuga ibintu biri ibintu bya kera, ikoranabuhanga rya kera ntago ari ikoranabuhanga rya kera, ahubwo navugaga icyo nakwita ubukungu buri kugenda buhinduka. Turi mu kintu cyitwa evolution economique cyangwa se impinduramatwara mu bukungu. Hari n'ibindi bintu mumaze iminsi mwumva byitwa freedom financial. Ibi byose rero bizaza bizanywe n'iri koranabuhanga tuganira. Niyo mpamvu rero gahunda ya Leta y'u Rwanda y'imyaka 5 tugiye kwigarukaho kugira ngo tubashe kwisobanukirwa ndetse tunamenye n'icyo iteganya kuri blockchain nk'uko twabivuze. Kugira ngo mu biganiro byacu biheruka mwumvishe ko twaganiriye n'inzego zitandukanye. Banki Nkuru y'Igihugu mwarabyumvishe uko iteganya ibijyanye na crypto, bari gushyiraho amategeko ndetse n'ubundi buryo bwose bwo kugenzura ibi by'ikoranabuhanga. Ariko by'umwihariko twihuse nuko iyi gahunda irimo ibigo bitandukanye. Harimo Banki Nkuru y'Igihugu nk'urwego nyine ruruta izindi nzego mu bijyanye no kureba politike y'ifaranga ndetse n'ibyo twita ishusho y'imari. Harimo kandi ikigo cyitwa Rwanda Finance Limited. Iki kigo rero cyo ni ikigo nacyo cyihariye gikorana n'ibirebana n'imari ndetse n'ikoranabuhanga. Hari ikindi kigo cyitwa Access to Finance Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ikoranabuhanga birumvikana. Ariko uyu munsi twagiye muri Access to Finance Rwanda kugira ngo tusobanukirwe neza n'ibi ngibi tuvuga byitwa Rwanda FinTech Strategy 2029 cyangwa se izarangira no mwaka wa 2029. By'umwihariko rero tugiye kubanza kumva icyo iyi tekinoloji bayitekerezaho, twumve icyo iyi gahunda yihariye, iyi strategy nyine yihariye y'imyaka 5 icyo iteganya kuri iyo tekinoloji ya blockchain. Hanyuma turagaruka noneho dusa nkaho dusoza tubabwira ko twishimira ko mwatera imbere ariko mukijijwe n'ikoranabuhanga, kuko ikintu cyose kizana impinduka uba ugomba guhindukana nacyo. Twabyise ngo impinduramatwara mu bukungu riri kuzanwa n'ikoranabuhanga. Nibyo koko ni evolution economique cyangwa se economic revolution. Iyo revolution rero kugira ngo nawe ugendane nayo nuko ugomba kumenya uburyo ikoranabuhanga rikora. Turi kuvuga blockchain, harimo ibintu bya crypto mwarabyumvishe ko na Banki Nkuru y'Igihugu ifite ukuntu iri kubitegura cyane cyane kubigenzura. Murabizi ko bigitangira ntabwo leta yabyumvaga, yumvaga ibintu by'abatekamutwe, yumvaga ibintu birimo scam, ariko nyuma yuko imaze gusobanukirwa ko ariho isigana naho u Rwanda rwahungira ibiri kugenda bikorwa ku isi, kuko u Rwanda ntabwo ari umudugudu. Niyo mpamvu habayeho gahunda yo kugira ngo bategure amategeko abigenga ndetse banashyireho n'itsinda ryihariye rigomba kujya ribigenzura. Bivuze iki? Bivuze ko abantu bose bazajya bashaka gukoresha iyo tekinoloji, ibigo bitandukanye hari inzego zigomba kujya zibakurikiranira hafi, ku buryo nawe washoyemo n'amafaranga muri izo crypto babyita digital asset cyangwa se virtual asset. Niba washoyemo amafaranga yawe wenda muri izo bitcoin, muri izo za Ethereum ndetse no mu zindi coin zose ziri ku isoko, umenye ko uwo mutungo wawe ahantu ubitswe mu mahoro. Bikorwa kugira ngo rero wowe washoyemo imari ube utabasha kuba habaho uburiganya ngo bakwibe cyangwa se uhombe cyangwa se gushyira amafaranga yawe ushye. Ibi byose rero leta ibikora igamije kugira ngo habeho icyo nakwita nko kurengera wowe muturage. Ariko by'umwihariko munyemerere ndeke kuvuga byinshi, reka tuba dukurikire umukozi w'ikigo cya Access to Finance Rwanda. Uyu nuwo nakwita ko ari ushinzwe ibyitwa FinTech cyangwa se Financial Technology muri iki kigo. Ni gahunda igiye gushyirwa mu bikorwa mu myaka 5. Adusobanurire icyo blockchain bayitekerezaho, ese gahunda igiye gushyirwa mu bikorwa mu Rwanda iteganya iki kuri ibi bya blockchain, kuri technology. Hanyuma rero twebwe turagaruka mu kanya. Ni ikibazo cyiza, ariko muri rusange usanga iyo bivuze mu Rwanda, iyo uvuze blockchain cyangwa se cryptocurrency, ni imwe
navuga ngo muri topic zidakunzwe kuvugwaho rumwe bitewe n'uburyo abantu bamaze kwigiraho wenda experience itari nziza cyangwa se uburyo bwo kuyikoresha butari bwiza, ariko ntabwo ari uko ari bibi, ariko siyo ntego nyamukuru iri mu bijyanye n'iyi ntego y'imyaka 5. Mu bijyanye n'iyi ntego y'imyaka 5 mu by'ukuri muri rusange ni ugutuma abantu bakoresha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu guhererekanya n'amafaranga biborohera. Rero ariko bivuze ngo nabo bamwe muri bo nabashobora kuba bakora blockchain. Iyo urebye rero mu gukorana n'ikigo cya Banki Nkuru y'u Rwanda, mu by'ukuri harimo no kuzatanga noneho uburyo sabo bantu bashaka kuza kubikora mu Rwanda banyura mu yihe nzira, gushyiraho amategeko abigenga, kuborohereza mu buryo bwo kuba bamenya ibikwiriye gusabwa kugira ngo babashe gukora mu Rwanda. Ni gute se ibindi bigo bisanzwe bikora mu Rwanda nabyo mu guhererekanya n'amafaranga byakorana gute? Ibyo byose birahari, gusa mu murongo umwe mugari ukaba ari uwo kuvuga ngo harimo gushyiraho uburyo ibyo bigo bishobora kuza gukora mu Rwanda, ndetse n'ibindi, kuko si byo byonyine. Buriya iyo ugiye mu ikoranabuhanga cyangwa se mu bushakashatsi bugenda bukorwa mu bijyanye no koherezanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ntabwo ari blockchain na cryptocurrency gusa byonyine bihari, hari n'ibindi. Nuko gusa ibyo ngibyo wenda ari byo biza bigaragara cyane. Rero usanga hazazamo no kuvuga ngo ni gute ibyo bigo byose bifite innovation, wenda sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko bifite utwo dushya, yego bakora udushya mu bijyanye no guhererekanya amafaranga bakoresha ikoranabuhanga, bakwibona mu Rwanda. Yewe unarebye usanga indi imwe mu ntego nini nanone zirimo mu biteganywa kuvamo muri iyi ntego y'imyaka 5, harimo no kuvuga ngo ni gute u Rwanda rwahinduka nanone igicumbi atari cyo cy'abantu baje gutera inkunga gusa, ahubwo cy'abantu bakora byose ibi bijyanye n'ikoranabuhanga muri Afurika cyangwa se no ku isi. Twihaye intego turavuga ngo ku buryo muri Afurika dushobora kuba ba mbere ndetse n'aba kabiri ku isi. Ibyo nabyo ni intego ngari kandi ubona ko dutekereza ko dushobora kuzigeramo. Ubundi cyiza kijyanye n'iyi ntego y'imyaka 5 nuko ifite abafatanyabikorwa benshi b'ingeri zitandukanye. Harimo minisiteri ebyiri zifite aho zihuriye nabyo, harimo minisiteri ijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'udushya no guhanga udushya, hakabamo na minisiteri ijyanye n'iby'ubukungu, hakabamo noneho na Banki Nkuru y'u Rwanda, abashinzwe isoko ry'imari, hakazamo n'ikigo kijyanye n'ubukungu bitwa Rwanda Finance cyangwa se Kigali International Financial Center. Ubundi hakaza natwe nk'abandi, ndetse hakazamo n'ishyirahamwe ry'aba bakorera ikoranabuhanga, Fintech Association. Noneho hakaza natwe na Access to Finance, twese dufatanyirije hamwe mu gushaka uburyo iyi ntego y'imyaka 5 ishobora kugerwaho. Rero urumva hajemo na bya bindi byo korohereza abantu kuza bakora udushya kuba baza mu Rwanda. Nibaza yuko bizatuma intego zigerwaho mu buryo bworoshye. Yes, ngira ngo muramwumvishe rero ni Charles Rwacyusa. Uyu ni umukozi w'ikigo Access to Finance Rwanda, akaba by'umwihariko abisobanuye mu buryo bwe, abisobanuye mu Kinyarwanda cyumvikana. Ni ibintu rero rwose byiza cyane kandi tuba tukuriye no kugira ngo tumenye dusobanukirwe, kugira ngo nejo bundi hatazagira ibintu biza bikabikubitaho mutazi uko ibintu byagenze. Ni strategy, ni gahunda yihariye y'imyaka 5 igamije gufasha u Rwanda n'abanyarwanda kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga mu by'imari, ibyo bita fintech niko babyita mu rurimi rw'amahanga, cyangwa se financial technology. Ngira ngo rero ni gahunda izamara imyaka 5, akaba ari gahunda izahindura byinshi mu bukungu ndetse n'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Nibyo na leta y'u Rwanda ishyizemo imbaraga. Ubundi u Rwanda rwifuza kuba igicumbi cy'ibi ngibi tuba tuganira. U Rwanda rwifuza kuba igicumbi muri Afurika cy'ibijyanye na fintech cyangwa se na financial technology cyangwa se ikoranabuhanga mu by'imari. Kuba igicumbi nta kindi bivuze, nuko abantu bakenera serivisi zose zifitanye isano n'ikoranabuhanga mu by'imari bazajya basanga no mu Rwanda, hano muri Afurika. Hari ibihugu byinshi bikiri inyuma bitazi niyo biva niyo bijya, bikiri mu icuraburindi, utapfa kubwira ngo ugiye ngo imani ngo ufite amafaranga kuri mobile money ngo umuntu wo mu gihugu abyumve, adashobora kumva uburyo kujya gutonda umurongo kuri banki bitakiri ibintu. Hano mu Rwanda ngira ngo mwarabibonye ko gutonda umurongo kuri banki bitakiri ibintu bikibaho. Ujya gutonda umurongo nukeneye nyine kujya kubona n'umuntu uri kuri gishe, ariko biroroshye. Amafaranga yanjye nshobora kuyakura hano, konti ya banki nyifite hano, konti ya mobile money nyifite hano. Nibyo bigiye kuzaza, izo za CBDC, iryo faranga rya CBDC nzaba rifite hano. Bivuze ko tekinoloji ni wo musingi w'ubukungu bw'ejo hazaza.
reka dusoreze aha ngaha tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Njye nari Placide Nyinshuti hano kuri PNF Africa. Niba ukihagera rero ukaba wifuza ko ibiganiro nk'ibi cyangwa se wifuza ko amakuru nk'aya uzajya ubonera ku gihe, urakora subscribe ahagana hasi uhakande. Urabona kuri subscribe ahantu hari akazogira uhakande kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugera ku gihe. Ariko kandi niba ntacyo bigutwaye ukore na like ndetse kandi na sharing, kuko ndumva nta nicyo byari gutwaye mu gihe wumva ikiganiro ugikunze wagiha inshuti n'abavandimwe nabo bakagira amakuru bakuramo. Ari nako kandi twifuza ko mutanga ibitekerezo birimo kubahana hasi muri comment section kugira ngo mugire ibyo mubaza, kugira ngo mugire inyunganizi mutanga, ndetse no kugira ngo namwe mutange ibitekerezo. Turi mu isi y'ikoranabuhanga aho buri wese afite icyo nakwita nka freedom mu kuvuga, freedom speech. Ubwo rero namwe mwese rero tubahaye umwanya hasi mushyiraho ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye dukomeza dusaranganya ubumenyi ndetse kandi n'ibitekerezo. Reka mbashimire rero mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha mbifurije kugira amafaranga menshi ndetse kandi n'imiryango yanyu aho iva ikagera itunge ndetse itunganirwe. Mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.